Ihene yo mu bwoko bwa ibex ni imwe mu bwoko bw'ihene bwa kera bo mu ishyamba, ibasha kugaragara ku mugabane wa Aziya, Afurika n'Uburayi. Ibex ibasha kuba imyaka 20 kugeza kuri 30, igapima ibiro biri hagati ya 90 kugeza ku 120. Ihembe ryayo rikagaragara ikivuka, rikagenda rikura uko nayo ikura, ariko ikigabo kikagira amahembe maremare ugereranije n'ikigore. Ihembe ryayo rigira uburebure buri hagati ya metero 0.39 na metero 1.09. Iri hembe ryagiye ryifashishwa nk'ikimenyetso cy'intsinzi, amahoro, umutekano mu bwami bwa kera butandukanye, ubwami bwa Siriya, Egiputa, Roma ndetse n'ahandi henshi hatandukanye. Bakomeje kwifashisha ihene ya ibex n'ihembe ryayo nk'ikimenyetso cy'amahoro. Ahagana mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, iyi hene yarahizwe cyane muri Espanye. Abahigi benshi barayihiga, ariko iza gushyirirwaho umurinzi, abasirikare b'abarinzi bashinzwe kuyirinda kugira ngo amateka yatazibagirana. Niyo mpamvu hamwe na hamwe ku isi hagenda hagaragara amashusho y'iyi hene ya ibex irinzwe n'umusirikare ufite imbunda. Iby'Imana yaremye biratangaje. Iby'Imana yaremye biteye ubwoba kandi n'ibitangaza gusa. Ihene yo mu bwoko bwa ibex yifashishijwe mu bihugu byinshi cyane, mu bihugu bya Irani naho bakunze kwifashisha iyi hene ku bitare byaho, ku nkuta zaho bya kera. Uyibona ishushanyijeho, byari ihene izi gusega, izi kurira urutare. Ibex iba mu misozi miremire ku buryo no kuyihiga bigorana cyane, izi kwiruka kandi izi kwirinda. Ibex ibisa nk'ibyo ngibyo rero. Daniyeli nawe mu nzozi yagize muri Daniyeli igice cya 8 yabonye ihene ndetse n'intama. Mu nzozi yagize arabyitegereza, arabireba, biramutangaza cyane. Handitswe ngo mu mwaka wa 3 umwami Rushazara ariko ngoma, njyewe Daniyeli neretswe ibikurikira. Ibyo neretswe bwa mbere, nyereka ibyo nagize ngo ndi ibwami Shushani mu gihugu cya Elamu, ariko ubwo nabyerekwaga nari kuri kuruzi Ulayi. Daniyeli 8:42. Nubuye amaso mbona imfizi y'intama ifite amahembe 2 ihagaze ku ruzi. Ayo mahembe uko ari 2 yari maremare, ariko rimwe ryasumbaga irindi. Irirerire niryo ryerukaga kumera. Daniyeli 8:3. Mbona iyo mfizi y'intama igenda ishyamye yerekeye iburasirazuba n'ikasikazi n'ikusi. Ntihagira inyamaswa ihangara kuyihagarara imbere, ntihaboneka ubasha kuyizikiza. Yagenzaga uko yishakiye ikagira imbaraga. Daniyeli 8:4. Nyibyitegereza mbona haje sekurume y'ihene iturutse iburengerazuba, igenda idakoze amaguru hasi ku irisi yose, kandi iyo sekurume y'ihene yari ifite ihembe rigaragara cyane hagati y'amaso yayo. Daniyeli 8:5. Yitegereza yabonye intama ikura, igenda ikwira hirya no hino, ikagira ihembe rirerire ryameze nyuma y'ayandi yose. Nuko iburasirazuba, amajyaruguru n'amajyepfo hose irahayogoza. Nyamara mu nzozi nanone Daniyeli yaje kongera kwerekwa isekurume ifite ihembe rimwe, iza yirukanka yerekera isusa
isekura ya ntama, yivunagura amahembe yaravunika, irangije irayisiribanga. Isekurume y'ihene isiribanga isekurume y'intama. Mbese ibi bivuze iki? Ibi tumaze gusoma Daniel igice cya 8:6, nuko itera ya mfizi y'intama y'amahembe abiri nabonye ihagaze ku ruzi, iyivudukira ifite imbaraga n'uburakari bukaze, mbona yegereye iyo mfizi y'intama irayirakarira, yisekura yivuna ayo mahembe yombi. Ya mfizi y'intama ntiyari ifite imbaraga zo kwihagarara imbere, ahubwo iyo sekurume y'ihene yikubita hasi irayisiribanga. Ko Daniyeli yabibonye. Isekurume y'ihene igira imbaraga nyinshi cyane, imaze gukomera iryo hembe rinini riravunika, mu cyimbo cyaryo hamera andi mahembe ane agaragara cyane yerekeye mu birere bine by'ijuru. Daniyeli igice cya 8:8. Kuri rimwe muri ayo mahembe ashamika agahembe gato, karakura cyane, kaba rinini ryerekeye ikusi n'iburasirazuba, n'igihugu gifite ubwiza. Rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi irabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse ryireshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho kandi ubuturo bwera burasenyuka. Daniyeli igice cya 8:8-11. Mbese ubutumwa bwaba busobanuye iki? Maze numva ijwi ry'umuntu riturutse hagati y'uruzi Ulayi, arahamagara ati, Gaburiyeli we, sobanurira uwo muntu ibyo yeretswe. Daniyeli igice cya 8:16. Nuko ansanga aho nari mpagaze, ariko akiza ndatinya nikubita hasi nubamye. Nuko arambwira ati, umva hewe mwana w'umuntu, ibyo weretswe n'iby'igihe cy'imperuka. Ariko akimbwira ndarabirana nk'usinziriye, uko nakubamye ankoraho arambyutse. Daniyeli 8:17-18. Arambwira ati, umva ngiye kukumenyesha ibiza mu gihe cy'umujinya wo kumeruka, kuko ari iby'igihe cy'imperuka cyategetswe. Daniyeli igice cya 8:19. Imfizi y'intama amahembe abiri wabonye nibo abami b'Abamedi n'Abaperesi. Daniyeli igice cya 8:20. Kandi ya sekurume y'ihene y'igikomo ni umwami w'Ubugiriki, kandi ihembe rinini riri hagati y'ayo maso niwe mwami wa mbere wabo. Daniyeli 8:21. Aya mahembe yaje kumera niki Daniyeli yabwiweho kuri yo, kandi nk'uko ryavunitse mu cyimbo cyaryo hakamera andi mahembe ane, uko niko hazaba ubwami bune bukomoka muri ubwo bwoko, ariko buzaba budafite imbaraga amaboko nk'ay'uwa mbere. Daniyeli igice cya 8:22. Iri hembe rimwe ryavunitse ryo ku isekurume hakamera amahembe ane ni ubwami bwa Alexandre Rugara bwarangiye bugasimburwa n'abagaba b'ingabo Lysimachus, Seleucus, Ptolemy na Cassandre, ariyo mahembe ane. Hakurya ubutumwa butangaje bugira buti, igihe ubwami buzaba bwenda gushirira, abanyabyaha bamaze gukabya, umwami w'umunyamwaga umenya ibitamenyekana azima. Daniyeli igice cya 8:23. Ngira ngo amateka bigaragaza neza ku bayize ko ubwami bwasimbuye ubwami bw'Abagiriki ari ubwami bw'Abaroma, ari nabwo rero buvugwa ahangaha muri iki gice. Bwagombaga gusimbura ubwami bw'Abagiriki bugakurikiraho. Kandi bwagombaga gukora ibikomeye cyane. Roman Empire, ubwami bw'Abaroma, bwaje busimbura ubw'Abagiriki hagana mu 638-634 gutyo. Uyu mwami uzakurikiraho rero, Daniyeli igice cya 8:24 avuga ngo imbaraga ze zaba zikomeye, ariko ntizizaba ari iz'ubwe. Azarimbura bitangaje, azabasha ibyo yagambiriye, azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abera. Azagira imigambi itumashwa byose n'uburyarya, kandi azishyira hejuru mu mutima we. Azarimbura benshi biraye, ndetse azahaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azavunagurika ntawe umukozeho. Daniyeli 8:25. Daniyeli akimara kwereka iby'uyu mwami byaramurwaje.
Daniel igice cya 8:27. Nuko njye Daniel mera ko ndaraba mara iminsi ndwaye, bukeye ndahaguruka nkora imirimo y'umwami, ariko ntangazwa n'ibyo neretswe ibyo, nyamara nta muntu wabimenye. Daniel 8:27. Ibi bintu biteye ubwoba Daniel yeretswe, ariko iby'umwami wa kane byamuhangaritse umutima kandi byarasohoye. Nta muntu ukwiriye gusuzugura cyangwa guhinyura ubutumwa, kuko byahamijwe ngo ibyerekanye byavuze ko biza muri iyo minsi ko buzacya bukira ni by'ukuri. Ujye ubizigama kuko ari by'igihe gishyize kera. Uyu mwami waje asimbura ubwami bw'Abagiriki cyangwa se iriya sekurume y'ihene, we azavunagurika nawe umukozeho. Ni ubwami buzabaho bukazahangurwa n'ingoma ya Yesu Kristo, kandi ubu bwami buri hafi kuhanguka. Yesu yasize ibimenyetso byerekana ko ari hafi kugaruka. Mbese uramwiteguye? Mbese uri maso? Iki ni igihe ufite cyo gusenga, ukareka kwishushanya, ukareka kwiyoberanya, ukareka kwigira inyoni nyinshi. Ubwibone ukabushyira hasi, ubugambanyi ukabushyira hasi, urwango ukabushyira hasi, ubusambo ukabushyira hasi. Ni igihe cyo kwiyegurira Yesu Kristo. Ni igihe cyo kuba mu Mana. Umwami w'abambari hafi. Abanyabyaha dore bamaze gukabya, aho abantu basigaye baryamana n'inyamaswa, abantu bagasambana bakumva nta kibazo, abantu basigaye bicana bakumva nta kibazo. Abantu bo muri iyi si bamaze gukabya mu gukora ibyaha. Kristo ari hafi kuzimika ubwami bwe. Mbese uzimana nawe mu bwami bwe? Mwifurije kumwiyegurira bikitwa none, mu izina rya Yesu.